ariko madamu wanjye cyangwa umufasha wanjye ararwaye ntago Theo ndinjije ku rwego ayo makuru ntayamenya y'ibya mituweli kirareba ubwisungane mu kwivuza mutuelle de santé aho urutonde rwa services zatangwaga kuri mutuelle de santé rwiyongereye hiyongereyemo ibijyanye no gusuzuma no kuvura indwara ya kanseri hiyongeyemo insimburangingo n'inyunganirangingo bitabaga kuri mutuelle de santé Minisante bitangaza narabyumvisha yego ndaregera mera nk'umuntu urindiriye nko kwinjira mu bugo bagaca akagozi cyangwa gutahinze yego ariko bro sanga siko bimeze nge nzi ko mituweli ikora yego kuri izi ndwara za dialyse n'amakanseri n'iki yego ntago leta yateruye ababirwaye bose ihita bashyira muri dialyse imyanya yabaye mike bafata bake hari umuntu uhobagiza ururimi n'amagambo ariko navuga ngo muri iyi minsi bareke kumpobagiriraho bafashe abantu bake kandi bafasha abatishoboye cyane. Pastor Claude ngo yakwemerera impyiko ari ahantu yabivuze yarazi yikwemereye koko ntago kwemera impyiko ari ukuvuga ni gute uvuga ngo wemereye umuntu impyiko utanazi ubwoko bw'amaraso yawe ibyo no kubeshya no gutsindagira kuri mwiza ariko utari mwiza mu byo ubundi Claude kuki ashaka ko mushimira ku ngufu ari kumvugira izindi urare kunsiga imyanda n'amabyi uko nanga satani niko nanga nabo bantu hanyuma icyo nakifuriza satani nicyo nifuriza izo nkozi z'ibibi abantu mfata nk'abicanye n'abagizi ba nabi nanjye nimba unkunda uwo muntu aho uzamubona uzamenye ko ari umwanzi wawe kuko unkunda hanyuma ungwanirire nubona uyu muntu uzamwitegereze neza nubona wamporera kuko yarampemukiye uzamporera ntabwo tuzarindira ngo Imana izahora ngo ku munsi w'amateka ahubwo twebwe tugomba no kwihorera ukwanga tukavuna tukanacucuma nanjye umuntu unyanga numubona wowe unkunda uzamugwe nabi niko bigiye kugenda. Yes ntabwo utekereza kubajyana muri ribu ntiyantutse nanezerwa no kubona nk'umuntu bamamagati ari kuri ribu hari ibintu yakoze dusanga ni wowe yabikoreraga yego namushyira nk'ururabo rwo kumushimira ariko haranditse ngo imwe niba gukubita urushyi rumwe uzahindukiza undi musaya banditsemo Theo ntago banditsemo Theo bavuze ko niba kubita Theo azahindura umusaya ukankubita nkanaguha n'undi ukamwereza undi nk'umuntu ahubwo wankubita agabuko kankubise nk'agaca ukankubita yego ugahindura nyine nagaciye se ugacikamo kandi iki kiganiro utazakatamo ijambo na rimwe ibintu navuze ndi kumva mbaca intege ari njye unabikora dushaka guca intege abantu barwanyije Sabe ku rwego yego bashaka ko Isimbi TV yavaho abo bakobwa ngo twabyaranye ngewe banamfitiye abana umugisha wose bagize n'uyu munsi bawukuye kwa Sabe abo bakobwa suvuga yego ahantu bakuye abagabo ni si kwa Sabe ni kwa Sabe bose baracyajyayo ntago bakijyayo umugisha warabatorotse umubyeyi akora dialyse kuzageza igihe azabonera impyiko akanywa ibinini 50 ku munsi bakomeze badutere inkunga tubone ibyo binini turindira impyiko nibidakunda dukomeze dialyse mu amafaranga tunasenge mituweli idufate twese mituweli irakora ariko ntago yego reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye ndetse n'isi yose muri rusange umunsi twagiriwe umugisha wo gusura Theo Theo bose babireba niko bamwita niko azwi cyane Theo ngo haye ikaze urakoze cyane meze neza nkanjye ariko muri rusange nanone ntabwo nakabaye mvuga ko meze neza kandi mfite umurwayi ariko ku imvugo za Kinyarwanda yego kugira ngo amakuru ngo ni meza ukongeraho ngo ariko ngo umubyara wanjye ararwaye cyangwa umwana Jewe rero meze neza ariko umudamu wanjye ararwaye yego ukihangana ari koroherwa se byibuze koroherwa ntago byabura kubera ko ari kubona ubuvuzi ko byagenda ko wenda ubutabazi hari icyo bwakoze ubutabazi n'ubu nkomeje kubukora umuntu dukurikiye abantu bakomeze badushyigikire kugira ngo tuzave mu kibazo turimo navuga ngo rero kuva aho nabivugiye hari birimo kugenda bihinduka yego hari ikintu kijya kiba tugakora ikiganiro ukisanga tukubaje nimero ikiganiro kiri gusoza
hari kandi abantu badasoza ikiganiro reka noneho dutangiye kuri nimero ya telefone ku muntu wifuza kugufasha abare duheraho mbere ko twinjira mu kiganiro. icyo kintu uvuze urabivuze ngo hari ikintu kijya kibaho ngo ugasanga tukubaje nimero dusoje ikiganiro noneho abantu batakirangiza abantu kandi bareba nk'iminota 5 ya mbere bakikomereza. Reka twege noneho muri minota 5 aribwo tuvugamo izo nimero abantu bakoresha mu buryo bwo kudushyigikira nk'umuryango kuvuza madamu. Ubundi ntago ari nge urwaye. Yego. Hari abantu babigize jewe. Yego. Hari n'ababivugaho babyitage. Nge ntago ndwaye. Ndi muzima. Yego. Nta n'ikibazo mfite. Nta nubwo nteganya kugira ikibazo kuko Imana irandinze. Yego. Ariko madamu wanjye cyangwa umufasha wanjye ararwaye. Ameze nabi. Rero abantu baba bashaka kudushyigikira kubw'indwara ye n'ibibazo afite bakoresha nimero yitwa 0782 62 yego 69 78 yego ibaruyeho amazina yitwa Uwiringiyimana Theogene. Uwiringiyimana Theogene. Uramutse waramenye iby'uburwayi bwanjye ukamenya iby'uburwayi bwa madamu reka mvuge mbwita ubwanjye kuko ari jye uvuza. Yego. Ariko ubu ni madamu urwaye. Yego. Navuga ngo iyo nimero niyo wakifashisha ukaduhamagara ukaduhumuriza ukatubaza amakuru uko twaramutse ubaye ugira urukundo ibyo ntago wabibazwa na buri wese. Hanyuma ubaye ushaka kugira icyo dufasha nabwo urayikoresha kuri momo cyangwa kuri mobile money. Murakoze. Yego uranayitaba cyane. Reka wenda ndanashimiramo n'abantu hari abantu nagiye mbona bagiye bayipostinga mu by'ukuri hari nk'abo nagiye nkubaza mbona urambwira ko mutaziranye hari nko bita Regis usanga ukina amafilime yaba kuri statiye no kuri Instagram ye yaranditse ngo gufasha Theogene nimero ashyiraho nimero Mani muhumugisha Regis yarakoze cyane. So reka noneho twibaze umubyeyi ubundi buno burwayi bwaturutse kuki bwavuye kuki? Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibyago ntibiteguza. Kuvuga ngo byaturutse kuki wagira ngo byarateguye. Madamu yarwaye impyiko. Yego. Kandi arwara impyiko zose tubimenya zaranamurenze. Nta kintu wakora usibye kuba yabona indi mpyiko. Yego. Ariko mbere yuko biba madamu yarasanzwe yari umuntu uba mu rugo ureberera abana n'imitungo yacu kuko hano dutuye Gisozi. Yari afite n'iduka acuruza cyangwa boutique. Yego. Bitangira akajya mbwira hari igihe nagiye yo kumureba ari nka kumanywa nsanga harakinze. Nje mu rugo nsanga arahari ndamaze se wabaye iki kutakinguye ati njyewe ndicara ati nkabura umwuka. Icyo kintu cyitwa kubura umwuka nicyo cyamuzengereje. Ati mfata umwanzuro wo kuba ndi mu rugo ngo ntaburire umwuka ku kazi. Yego. Birambabaza ariko ndihanga. Yego. Birakubabaza ariko urihangana. Yego. Rero ntiriwe ntinda ngo mvuge ngo mva n'imvano ngo hepfo no haruguru. Ikintu nabwira abantu kandi badukunda bamenye ko madamu arwaye impyiko zose. Hanyuma bamenye ko yabonye umuntu uzamuha impyiko imwe kugira ngo akomeze kuba mu buzima kandi aramutse atamubonye bamenye yuko impyiko ntizakira. Ubwo byamusaba gukora dialyse ingana n'ubuzima bwose asigaje ku isi. Urebye ukuntu dialyse ihenda hatarimo ubwishingizi anasara. Yego. Wenda ukomoje kuri dialyse ukuntu ihenda hatarimo ubwishingizi mita nibuka hari abantu bagiye bakora bavuga ibintu byinshi bitandukanye kuri buno burwayi bwa madamu wawe batiteho bose babireba kuki arimo aratabaza ngo dialyse irahenda kandi twarumvishe leta yaravuze ko haje uburyo bwo kuvura zino ndwara kanseri ndetse n'izindi harimo indwara ziremereye zitabaga kuri mituweli. Yego. Nagira ngo mbwire umuntu udukurikiye wabyumvishe n'uri bubyumve uyu munsi babanza bamenye ko Theo ntago Theo ndinjije ku rwego ayo makuru ntayamenya y'ibya mituweli. Ayo ni amakuru nzi. Yego. Minisante bitangaza narabyumvisha. Yego. Ndaregera mera nk'umuntu urindiriye nko kwinjira mu bugo bagaca akagozi cyangwa gutaha inzu. Yego. Ariko bro sanga siko bimeze. Nge nzi ko mituweli ikora. Yego. Ariko nagira ngo mbwire abantu badukurikiye bamenye ko kuri izi ndwara za dialyse n'amakanseri n'iki. Yego. Ntago leta yateruye ababirwaye bose ihita ibashyira muri dialyse. Imyanya yabaye mike.
yabaye mike, bafata bake bahera ku bantu babona ko bameze nabi cyane. Nshobora kuba ndi hano ndira kuko nditewe ntabazi inshuti n'abavandimwe n'abumva indirimbo zanjye n'abafana. Hari umuntu utazwi n'abantu batanu nawe urwaye diyalize, babanjeho abantu bameze nabi cyane bari bakwiye gutabarwa. Rero bafashe ibyiciro, ntabwo nzi icyiciro nzazamo ariko genda bizi ko nzavurwa na mituweli kuko mituweli nyishyurira igihe. Abantu bazi ko ntazi bya mituweli bagahita banabivuga nk'aho nabyirengagije, ni abadakunda ukuri no gushaka kumenya amakuru. Ba bantu baba bafite urwango, bafite imijinya, bashaka gucuruza ibinyoma. Abantu mfata nk'abagome cyane ku rwego rw'abicaye. Wigeze ugerageza kujya kwa muganga mbere yo kwenda ukora kiriya kiganiro, ujya mu buryo bwa mituweli nk'uko wenda umurwayi arwara yenda akagenda akavuga ati mfite mituweli nzanye umurwayi wanjye, wigeze ujyayo muri ubwo buryo? Banza wumve ikintu kimwe, njyewe natangiye diyalize nivuriza muri pirive, ari naho abaganga bari banyohereyanse cyangwa banyohereje. Hanyuma isaha n'umunota n'amasegonda uko tugiye kuri diyalize tubaza abaganga ndetse na dogiteri mituweli bigezeye, bakatubwira ati biracyarihe muri porosedire, biracyavuganwaho. Muri leta byinjiyemo vuba vuba, ariko abantu bakoreraga muri pirive n'ubu ntibirakora. Rero kumva umuntu azana akavuga ibyo ashaka ntabwo ari uko we ntago arwaye ntanarwaje. Ni wa mugani uvuga ngo agaho kari ku wundi karahandurika. Urumva we ni umuntu wo kuza agahita avuga ngo kuki ariko reka nkubwire, mbere yuko batangaza ko izi ndwara zizajya kuri mituweli, twe twari kuri pirive kandi tugomba kuyipevera. Ntabwo twari twiringiye leta, leta ntabwo byarimo. Twe twari abantu bari kwivuza muri ubwo buryo. Noneho kubona umuntu aza akabihindura intambaranga, abandi bagiye urasigara. Abagiye ni bangahe, hasigaye bangahe? Wowe uzi umubare w'abarwaye? Nta nugaze n'umuntu ahubwo wigeze amureza guhobagira. Hari umuntu uhobagiza ururimi n'amagambo, ariko navuga ngo muri iyi minsi bareke kumhobagiriraho. Nuko ngo wowe twe twarabajije tubaza Faisal, niho dukorera ibizamini uzaduha impyiko, batubwira uko bimeze, tubaza aho dukorera. Nubwo ibitaro biba ari pirive ariko nabo barakurikirana kugira ngo bafashe abakiriya. Urumva njye mfite abantu barenga 3 bambwiye bati twabigufashamo ukajya hehe CHK. Ariko mfite n'umuntu wampamagaye amamagora ambwira ati CHK ntiwapfa kuhabona umwanya, unawubonye byaba ari Imana. Ahubwo icyo nakugira inama, subira aha kandi ibyo bintu ntabwo ngomba kwirwa ndwana n'abantu. Inshingano zanjye ni ukuvuza umugore wanjye. Niko bimeze, abantu bagomba no kugufasha. Nagenda nibaza rero, urumva habayeho amahirwe make n'undi kubitana nuko bafashe abantu bake kandi bafasha abatishoboye cyane. Kandi nge ntabwo ndi ku rwego rwo kutishobora cyane, nubwo nifashisha abantu nkatabaza. Suko ndi umuntu wa nyuma, bose ntituri wanjye. Hari n'abandi bari munsi yawe, ariko uziko nk'umuntu nsebya ngo bari kugurisha inzu ashobora kuba atagira n'inzingana n'igikoni cye, ari uko ari umuntu w'ishyari gusa ugira ngo abwire abantu uko ndi umuntu mubi. Ntabwo ndi mubi. Bigiye gutuma nkubaza iki kintu, ntabwo nanateganyije kukikubaza ariko reka nyikubazeho. Ibintu byose umbaza ubimbaze kandi ibyo ubona ko bikwiriye. Ngiye kwibaza kuri uyu mugabo. Hari umugabo bita Pasteur Claude, we akunda gukora ibiganiro avuga ati Theo ntabwo yigeze anshimira mu bantu yashimiye, ngo washimiye abandi ariko uwo bita Pasteur Claude ngo ntiwamushimira mu gihe ngo nawe ngo yakwemereye impyiko. Pasteur Claude ngo yakwemereye impyiko ari ahantu yabivuze, yarazi yikwemereye koko? Ntabwo kwemera impyiko ari ukuvuga. Kwemera impyiko ni ukujya kwa muganga bagafata amaraso yawe bakareba ko ahuye n'ay'umurwayi bakaguha taransiferi. Naho kubivuga nta hantu bihuriye. Ikindi ni gute uvuga ngo wemereye umuntu impyiko utanazi ubwoko bw'amaraso yawe n'ay'umurwayi? Ibyo bintu kubivuga
abampamagaye babimbwira n'abasekirite abantu bambwiye ibyo kwemera impyiko ni benshi Yego. uwo nemera ni umudamu umwe wemeye gutanga impyiko ajya no kwa muganga bamufata amaraso atanga ibizami bemeza ko bashobora guhana Yego. utaragiye muri porosedire ibyo ni ukubeshya ni ugutsindagira kuri mwiza Yego. ariko utari mwiza mu byo ntabwo ukwiye kuba mwiza mu byo utarakora Yego. ba mwiza mu byo wakoze kubivuga ntabwo bihagije ababivuze ni benshi ni ukwigira ariko ababikoze ni umwe yego hanyuma kandi ikindi nta kintu njye mpfa na korode nta n'icyo nshaka kuzapfa nawe ariko nimba abona kunyura mu nzira yo kuvuga gutyo ari byo byiza ntacyo namurwanyaho korode ni umuntu abantu bose bazi ukuntu akora ibiganiro bazi ukuntu avuga abantu ubu nimba ari njye ugezweho gutuka no kwandagaza Yego. ashyiremo imbaraga nibimunanira azane abana yabyaye azane na ba se na ba sekuru bantuke bafatanye bizagira igihe birangire Yego. icyo nzi neza sinzavuga korode nabi sinanabiteganya ariko we nimba aryohewe no kunyandagaza no kuntuka ashake n'abamufasha yego ibyo bintu babikore vuba batanguranwe n'igihe bantuke madamu atarabona impyiko kuko afite uwayimwemereye kandi nizera n'Imana ko yamukiza yego uyu nguyu rero n'ubundi agumya yibaza nyine kubera iki washimiye abapasiteri bamwe na bamwe we n'umushyire ngo mu bantu bakagombye gushimira kandi ngo yarakoze ikiganiro cyo kugutabariza korode nkora ibiganiro birenga kimwe byo kuntabariza kandi cyane anababaye ariko nanone korode aza kwihinduka umva nyine iyo dukora ibiganiro gutyo oya kwihinduka ntabwo ndamenya nimba ari byo ikintu nakubwira ni kimwe korode ntabwo yamenye amakuru yose korode naramushimiye ahubwo mushimira ku kiganiro kitari cyo yarebye kuko niwajya mu kiganiro ngo ushimire abantu bose yego ese buriya korode ntabwo ajya atekereza ko ushobora no gushimira umuntu bakabikata yego birashoboka cyane bakanabikuramo wari uzi ko nshobora kugushimira umuntu akabikatamo agashyiramo ibindi ubundi korode kuki ashaka ko mushimira ku ngufu mugani genda mushimiye n'ubu yarakoze yaranabarije gusa muri iyi minsi ari kumvugira izindi uri kunsiga imyanda n'amabyi Bibiliya avuga ngo amabyi bagusize nzayagukuraho ariko reka nkubwire njye nta kibazo mfitanye na korode kimwe n'abandi bameze nkawe bakora ibiganiro bimeze gutyo barenga umwe harimo n'abagore harimo n'abakobwa ariko reka mbabwire ejo si kera ntabwo ari kera ejo ni bugufi mfite amakuru ejo atari kera hari amajwi yigeze kujya hanze yawe uri kuvuga ko ushobora kuvuma umuntu kandi umuntu wavumye ashobora kumugiraho ingaruka uyu korode se ashobora kuzarenga imbibi cyangwa n'abandi nkawe bakarenga imbibi bakisanga bavumye koko ngewe kuko bari kurengera ibiganiro bimwe na bimwe ari gukora ku giti cyanjye biri kumbabaza ndetse hari n'abandi biri kubabaza cyane none uragira ngo mvuge iki ndi kukubaza nyine nawe nkwaje ntabwo bishobora kuzana ngewe iyo mpano ndayifite ndanayibemerana cyane kuko nagerageje kenshi mbona birakunda ariko nta muntu muri iki gihe dufitanye ibibazo ku rwego namuvuma yego na korode ntabwo ibyo yakoze bikwiye kuba byamuvuma keretse avumwe n'abandi bitewe n'uko yitwara muri rubanda njye ntabwo navuma korode umupasiteri biravuga ngo tujye tububaha kabiri yego ntabwo navuma korode ndetse n'abariya bose bigira kuri ntabwo barakora ibintu byabavuma byajemo kuvuma ndakuvuma byasana ariko ubu ntabwo birimo ahubwo nyine bakomeze babizamure bizagere ku rwego rwo kuvumika mbavume ariko ubu ntibirakunda ahubwo bagomba guhagarara kuko oya bareke bose mbaza amazina bamwe sina n'abazina na korode ntabwo iwanjye ahazi duhurira mu muhanda tugenda nimba korode yari bwinjira iwanjye mu nzu Imana izampane korode yinjira ahandi hantu duhurira hatandukanye ku mihanda ariko abantu bari kunyendereza ntabwo ndagera ku rwego numva nyine nakuzura kuvuma kuko kuvuma ko ni impano mfite kandi Bibiliya navuga ngo abo muzahesha umugisha bazawuhabwa abo muzavuma bazavumika none abantu bose bishyize mu guhabwa umugisha bibagirwa ko bashobora no kuvumwa ibyo rega mbifiteho amakuru
Ubifiteho amakuru? ariko nta muntu urageza ku rwego rwo gutuma njya kurira ibiti njye kukuvuma njya no kwibutsa Imana nkayivuga mu mazina nkakuvuga mu mazina nkavuga n'icyo nshaka kandi abantu bose nabisabiye byarabaye ubu nta muntu hari undi ntabwo Imana indi mideni ry'umuntu navumye utaravumika ahubwo bararangiye ndabihagarika kubera ko namenye ko atari byiza cyangwa oya ntabwo ari bibi ubwo hari abantu babikwiye hari abantu bikururira umuvumo hari n'abikururira umugisha urava umuntu akagira ingaruka mbi ukavuga utuye umuntu ahubwo agapfa barapfuye ushobora kuvuma umuntu agapfa jewe sindi urupfu yego ariko jye naguhesha umugisha cyangwa nkaguhesha umuvumo kandi mu mivumo abantu bafite bagira habamo n'urupfu bagerageze bataza kurenga imbibi niba nazirenga birabareba kubera ko ngenzi umuntu wabinsabye yumvishe mbiganira yego arambwira ngo mvuma ashaka no kunkubitiraho narindi abantu baravuga ati wamuretse aravuga ati natamvuma ndamukubita ni amezi 3 yashize byaranambabaje none ibaze ikintu cyambabaje ntabwo twari tuziranye cyane ariko nari muzi muri quartier nimba yari yabaye iki arambwira ngo nutamvuma ndamukubita ndamubwira ati rero njyewe nta cyaha wankoreye ariko nimba ushaka kuvuma ndamubwira ngo imivumo yose iri mu isi uzatanga undi uzakugereho njyandika muri telefone abantu benshi rero hano ku mbuga nkoranyambaga uri gukorerwa icyo nakwita iyicarubozo ariko mbere yuko wenda tujya kuri ibyo ngibyo reka mbanze nshimire nishimiye kubona mama Asia yaragusuye ndetse n'inzahu na Niyonshuti Foundation niwe mama Asia niwe Niyonshuti byose yego nge nishimiye kubona yaragusuye ndetse kandi ni ibintu byiza bigaragaza isura nziza ko hari abantu hari abakozi b'Imana bagifashanya mama Asia rero nawe umunsi yaje kugusura uretse ko nawe abandi bagiye babivuga ukundi nabonye na hari video ariko reka wenda twe kwibazaho nagize wenda ngo dufate umwanya wenda tumushimire kuba yaraje byonyine nako ka video kavuge mbirangirize rimwe oya naka video kari ku nibyo nabonye uwo bita Bosco yahise bihuza ahita afata aravuga ati ngo wowe n'uwo bita Sabe ngo mwapanze ngo pranka ngo y'amafaranga ngo muri gushaka kugabana ngo miliyoni 50 izo yaduhaye ariko oya ngo n'abantu nyine afite miliyoni 50 yangiriye mu barampa ngo mvuze umugore oya none izo miliyoni 50 zivuga yazikuye bati nagategura mwakoze we na Sabe yego murungi Sabe ubundi abantu bajya bamvuga bakurema abandi nka Sabe yego yarantabarije hanyuma wo Bosco reka tuvuge umwe yarantabarije undi aranyandagaza kuko nari yarabihengura arabihengeka ari gukabya cyane pe oya ntago ari gukabya kuko ibintu Bosco avuga n'abandi bavuga ntago biri ku rwego jewe ureba urwego nageragejwemo experience mfite mu kugeragezwa gutukwa no kubwirwa nabi abo ntibaragera no kuri 2 bya kangahe baracyari kwikirigita je ndi umuntu wagerageje urumva ndi umuntu bafatiyeho imyanzuro birapfa kandi cyari igihe cyo ko bikorwa uyu munsi ibyo bavuga ntibyanabahira je mfite amateka azwi naho nabo nkomokamo nabo twabanye atarayabo ngabo abo nabantu twahuriye kuri iyi mihanda kuri za YouTube twamateka yacu nyamateka yanyemerera ko ibyo bose bavuga babikubye inshuro 10 nta kintu naba numva nta kintu na kimwe kuko ibintu naciyemo birahagije simvuge birahagije cyane yego urumva abantu benshi bari kumwe bavuga ibyo ni ibintu bya social media byo gushyushya iminsi no kubara amasaha ariko twe dufite imyaka ibara amateka bitari ibyo byo gushyushya biri confirmé siko muvuga abantu bize bisinyiye bizwi twe twarwanye intambara izo batoga ibintu batubwira ubundi ibyo ni bya bimene by'ibicuma navuze yego ibya bimene by'ibicuma twe twaciye mu bimene by'amacupa yego umuntu ari kuzana ibimene by'ibicuma
ari kuzana ibishishwa by'imineke ku buryo wakinyereraho ukagwa ariko nta muntu wanyerera ku gishishwa ngo apfe uranyerera ukagwa ukabyuka ibicuma urabikandagira bikameneka ariko amacupa yaradukebye base iyo amaherezo urabona bizagenda bite kuri madamu dialyse byibuza hari abantu bari kugufasha kwishyura kugeza uyu munsi dialyse turayikomeje turishyura amafaranga 100% kandi menshi nkuko nabivuze yego mu cyumweru birenga 360 yego hatarimo n'imiti ariko urukundo Imana inkunda n'abantu bankunda ruraruta urwango abanyanga uriyegereza akamikoro banyanga ntabwo bazabishobora umuntu Imana ikunda iyo umurwanya uburimo kwibabaza ni gute se ubyuka mu gitondo ukantuka nkajya kwa dogiteri Masengo akampa miliyoni kandi umaze iminsi 2 untutse ubirwanyije ni gute se untuka TV10 nikampamagara televiziyo yubashywe bakampa envelope irimo miliyoni kuva batangiye kuntuka maze kubona nka miliyoni zirenga 2 nahawe n'abankunda abantuka nabo bafatanyije bongere volume kuko biri gutuma n'abankunda barwana ishyaka ngo ntazamwarira imbere y'abanzi bacu kuko unkunda unyanga ni n'umwanzi we ahubwo nagira ngo mpamagarira abantu muri iki kiganiro yego ahantu mutuye nimba unkunda neza ukabuzi aba bagabo birirwa bamvuga nabi banyanga yego uzandwanirire uko washobora yes oya nibyo nago byaba umuntu nkunda akabaza umuntu nyanga kandi aziko urukundo rwe rukwiye guhabwa agaciro undwanya nawe wigaragaje bagaragaje amasura nimba muturanye cyangwa muziranye uzakora uko ushoboye undwanirire nibyo inshuti zanjye n'abankunda bazandwanirire uko yashobora kose azandwanirire yakora ikiganiro azandwanirire nkeneye abantu nanjye bankunda barwana n'abandwanya kandi nidufatanya njye nabo tuzatsinda abanzi bacu ndetse cyane Bibiliya iravuga Imana yaravuze ngo abanzi bayizabakandagirira munsi y'ibirenge yego urumva yego ariko nanjye abantu banyanga ku rwego babigaragaza bakabyereka isi muntu nkunda mfasha kurwanya umwanzi yego kuko abo bantu mbafata nkuko uko nanga satani niko nanga nabo bantu hanyuma icyo nakifuriza satani nicyo nifuriza izo nkozi z'ibibi abantu mfata nk'abicanye n'abagizi ba nabi yes iyo uvuze umuntu gutyo nuko ngo ni wa nanjye ndatabaza iyo umuntu akwanga abahamagarira abantu kukwanga nanjye nimba unkunda uwo muntu aho uzamubona uzamenye ko ari umwanzi wawe kuko unkunda hanyuma undwanirire tuzaba tureba abafana rero bajya banakubita n'abantu nicyo kibazo ntabwo mvuze gukubita ikibazo kundwanirira birimo kugenda ukamvuga neza yego ahaciye mvuga nabi ukamvuga neza yego ibimenyetso azana bibi ukazana ibyiza nta kindi kintu mvuze ariko umuntu nkunda akazabona umuntu amasura yabo arazi nubona hari icyo wakora ngo undwanirire wumve unejejwe nuko undwaniriye uzagikore cyane ko wanabohoye abantu benshi indirimbo zazifasha abantu benshi cyane benshi ntabwo mfite abantu bake ariko ntabwo nzi nimba aba bagabo amagambo bavuga n'abagore harimo n'abagore ntawe bazagumura harimo abagore benshi noneho bari gukabya bareke baba abagore baba abagabo icyo nshaka umuntu nkunda nabona umwanzi wanjye kuko barigaragaje azandwanirira uburyo bumwe cyangwa ubundi uko ashoboye mbahaye uburenganzira kuko nanjye umuntu wandwanyije kuri uru rwego duhuye byanyabyo nakerekana ko uwo muntu tudahuje nshobora no kwirwanaho kuko hari umuntu twahura harimo umugabo ntari buvuga izina mbwa mbona ahekenya amenyo azunguza umutwe uryo mugabo niyo twahurira muri stade nahita ntaha kubera keretse mfite abantu bandinda nabamutinya ko yananyica hari umuntu ugaragaza ubugome ukabona ko kamere yari ubugome kuzageza apfuye uvuga simeze nk'uri guhekenya amenyo barimo ntago ari umwe se na babiri n'abo bagore baje
kwaduka bavuga ibintu bakabira ibyuya Yego. mwabibira mutabibira nanjye mfite abankunda ndabasabye yego bazandwanirira abantu rero ndaza no kubishyira ku mbuga nkoranyambaga ndaza no kureba neza menya amazina yabo neza njye mbwira abantu uti nubona uyu muntu uzamwitegereze neza nubona wamporera Yego. kuko yarampemukiye uzamporera azaguhora ntabwo tuzarindira ngo Imana izahora ngo ku munsi w'amateka ahubwo twebwe tugomba no kwihorera ukwanga umva nkubwira umuntu wanga igihugu cy'u Rwanda yego tukamenya ahari Yego. abanyarwanda dukunda igihugu cy'u Rwanda turamwangana yego kuko nta cyiza twifuriza yego umuntu waba tumenye ngo umuntu yenda gutera u Rwanda twajya gutangira tugize Imana twamufata ataranatera tukamwirinda tukavuna tukanacucuma Yego. kugira ngo u Rwanda rugume amahoro nanjye umuntu unyanga numubona wowe unkunda Yego. uzamugwe nabi niko bigiye kugenda yes ntabwo iyo utekereza kubajyana muri ribu nta ribu najyamo ribu ntiyantutse Yego. n'abantutse ntabwo ari ngombwa ko tujyayo njye mbwiye abantu yego kuko nabo banyangishije abantu njye uzi ko hari umuntu wampaye amafaranga akayasubizayo kubera ko umuntu yavuze ngo ndabeshya ngo ndi umutekamutwe ndetse nimba umuntu yaranteye inkunga ya diyarize ukajya hariya ukantuka umuntu wayampaye akayasubirana kubera yakumviye yumvishe isesengura ryawe ugira ngo ukwiye iki ntabwo bakwiriye ibyiza nta kintu cyiza nakifuriza umuntu wampemukiye ntacyo namutwaye yego kandi ndabwira Imana yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru yego inshakira abantu bankunda ku rwego barwana ntabwo nzi yego ariko umuntu nkunda azandwanire nabona umwanzi wanjye barigaragaje yego ku buryo nanezerwa no kubona nk'umuntu bampamagaye ati ari kuri ribu hari ibintu yakoze dusanga ni wowe yabikoreraga yego namushyira nk'ururabo rwo kumushimira yes aramutse niko bigomba kugenda nimba umuntu ajya hari agakora ikiganiro agahimba ibinyoma agasubiramo akagaruka nahura n'umuntu nkunda yego ushobora kugira ukuntu yamfasha ngo ankize umwanzi azamugukiza azamukoreho icyo yashobora njye sinabishobora ubwo nafunga uzagenda umushimire nafungwa uwo muntu nyine nahemukira nk'uwo muntu ukuvuga nabi ntabwo azaba amuhemukiye azaba amuhaye ibyo azaba amwishyuye ibyo azaba amuhembye ibyo yakoreye bishobora no kutagera gufunga ariko haranditse ngo imwe nibagukubita urushyi rumwe uzahindukiza undi musaya banditsemo Theo ntabwo banditsemo Theo bavuze ko nibakubita Theo azahindura umusaya bavuze umwana w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana ibyo ntabwo mbyemera we no kwango nimba uwo ni Yesu kuko akunda abantu yego ni nawe wadupfiriye ariko ubu hantu tugeze yego are ntabwo ahindukiza umusaya wanjye ukankubita nkanaguha n'undi ukamuhereza undi nk'umuntu ahubwo wankubita akaboko kankubise nk'agaca ntabwo wankubita ka kabiri ukankubita yego ugahindura nyine nagaciye se ugacikamo tujye tubwiza abantu kuri mujye mureka uburyarya isi turimo njye ndi umukristo ndasenga urumva uzasoma inkuru z'abitwa ba Dawidi yavuye mu isi atarihorera ku banzi be abiraga uwitwa Salomo uzasoma inkuru haravuga ati runaka nibigera gutyo uzamugire gutyo muzasoma inkuru z'uwitwa Biyatari yego ntabwo hano ndimo gushyeshyenga abantu yego nimba umuntu yaridekaraye kunyanga wowe nimba unkunda yego ukamubona uzandwanire yego ako niko biba bikwiye byo niko biba bikwiye cyane ko kandi umuntu nkunda ntabwo umuzi yego wamenya wanasanga muturanye kwidekarara kunyanga ukanyanariza uko ushaka ukanca amazi ku rwego ushaka Imana impore yiciye mu wundi muntu nkunda yabingiriye neza nimba inabyumva iri mu ijuru Imana iha imbaraga abantu bankunda bantu munkunda nako Mana uri mu ijuru umpera imbaraga abantu bankunda azamporere narindiriye no kubikoraho yego hari ibintu bari kugenda bazana ukabona abantu bari kwibaza bati kuki uri gutabariza madamu wawe bakongera bakazana ngo hari abandi bagore ngo birengagijwe ku rundi ruhande ngo ariko nanone ukaba uri gutabariza uyu mugenga abandi ngo abana batameze neza cyangwa se nyine batabayeho neza wayi kuki wahisemo uyu nguyu abo bagore bafite abana yego batanze uyu nguyu mu buzima bwawe oya wigeze ninde wabanje
n'uyu nguyu hanyuma ni gute nsimbuka uwabanje nkafata uwa kabiri abo bagore ko mbemera nkemera n'abana yego ndeka umugore wanjye Bibiliya ivuga ngo nuwo mu buto afite n'ikibazo abo ntacyo babaye hanyuma mureke nyine njye kuri izo nshoreke siko bazita niko bazita cyane cyane hari nka benshi barashatse ariko akananirwa kunyurwa n'urugo rwe akaza kugutesha umutwe kandi abana buri muntu wese ufite umwana wanjye yagwije imyaka yo kuba yamumpa umuntu nibimunanira azampa umwana wanjye nabaho nabi isi izabirebe ariko niba ukimukunze nsaba ibishoboka ntabwo nakwima na cyane ubwo ndi no mu bibazo ntukwiye kunsaba keretse nyine ari rya shyari kandi iki kiganiro utazakatamo ijambo na rimwe ibintu navuze nta na rimwe nzakata abantu bagiye kuzatuma mvuga n'akari imurori bari kugaragaza cyane njye mfite amakuru amaze imyaka myinshi amateka ibintu nagiye ndeka abantu nagiye mbera nk'ububahira mu byo bakora ngira ngo mbabungabunge ukabona umuntu yahagurutse ukabona yahagurukiye kukurwara barababeshye umuntu bita Sabe wenda mwakoranye ikiganiro ikintu abantu batazi kuri Sabe wamubonyeho ni ikihe mu gihe bo bari kumva ko ngo byari uburyo bwo kugira ngo mufatanye nyine bari kuza babisebye babivuga nabi umuntu ikintu wavuga kuri Sabe cyihariye wamubonyeho ni ikihe ko abantu bagumya kuvuga ko ashobora ko ari we wagushutse cyangwa uri kugukoresha ibi bamwita Murungi Sabe ikintu cy'umwihariko arusha abandi abarusha urukundo yego Sabe afite urukundo noneho uburyo yantabarije yungiriza muri Sikovi yego bigafatira kwa Kenisi bagafatanya abo bantu bose barusha abandi urukundo Sabe rero icy'umwihariko ni igihe tumaranye Sikoviya nibwo nari mumenye yego Kenisi nari muzi ariko yari ataramvugaho ariko Sabe tumaranye imyaka n'ubundi amfasha ntabariza rero gukomeza kubikora nuko arusha abantu urukundo nuko gukunda byanyabyo oya ntago ari njye njyenyine arankunda ariko Sabe n'ubundi si njye njyenyine atabarije benshi cyane atabarije n'abandi benshi cyane hari abantu bari kutwumva bakoreye ibiganiro kwa Sabe bagira umugisha uyu munsi batanakijyayo kandi igituma batajyayo ni umugisha yabahesheje reka nabo mbabwire nibagira Imana bakabyumva yego muzasubire ku isoko nimwanga muzagira ibibazo muzacika intege ndi kumva mbaca intege ari njye unabikora dushaka guca intege abantu barwanyije Sabe ku rwego bashaka ko Isimbi TV yavaho Isimbi TV igomba gukora Sabe yahejeje abantu umugisha abo bakobwa se uvuga ahantu bakuye abagabo ni si kwa Sabe bose baracyajyayo ntago bakijyayo abo bakobwa ngo twabyaranye ngewe banamfitiye abana umugisha wose bagize n'uyu munsi bawukuye kwa Sabe hanyuma uyu munsi nta umuvugisha nta n'umwikoza nta nubwo yabimbwiye ariko iyo nyine kubona kuri kamera kwa Sabe menya ko hajemo ikibazo sinajya kubaza Sabe ntabwo wajya kubaza Sabe ariko mwebwe mwakuyeyo umugisha nimureba nabi muzasubira kumwinginga bitagishoboka umugisha warabatorotse umugisha uragenda ukajya ahandi ibyishimo birimo Sabe ni umuntu wo gushimirwa byo cyane 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 Isimbi TV oye yes yagukoreye ibintu byiza cyane ntabwo ari byiza cyane rimwe ni byiza cyane kenshi yaransuye hano mu rugo abirirwa biyamatsa bibaraguza bivugisha ubugamba uzi wanjye warahageze wowe waraje tukwakiriza iki Sabe yaje iwanjye yego reka tureke kuvuga Sabe cyane kuko ni umukozi w'Imana biri kukurenga ntabwo bindenga nta muvuga ariko si cyo cyatuzinduye cyonyine kandi utangire gukora n'ikiganiro ukiganisha abantu uzanye noneho tuhite twibaza tugaruke hano mu rugo ku mubyeyi umubyeyi ubu ngubu kugeza kuri ubu ngubu bigeze hehe gahunda igihe imeze gute mu kuba twamuvuza kugira ngo n'abantu bagukurikirana bamenye ese bigeze he ese gahunda bimeze biti umubyeyi akora dialyse
kuzageza igihe azabonera impyiko nta kindi twongeraho arya ibiryo birobanuye akanywa imiti myinshi yego agaterwa n'inshinge nyinshi Yego. reba umuntu ushobora guterwa inshinge nibura 3 za buri cyumweru ubuzima bwe bwose akanywa ibinini 50 ku munsi mu cyumweru arya 150 rega njye mfite ibase yuzuye ibinini hari yes haranywa 4 3 5 akanywa mu gitondo saa 6 na nimugoroba rero ikintu nabwira abantu badukurikiye bakagira umugisha wo gukomeza kumva iki kiganiro bakomeze badutera inkunga tubone ibyo binini turindira impyiko turindira ubuvuzi burambye nibidakunda dukomeze dialyse mu amafaranga tunasenge mituweli idufate twese mituweli irakora ariko ntabwo yafashe bose turimo itarafata kwiri kumbwira ngo nirirwe niruka mva hanjyaha nabanza nkifashisha inshuti yego kandi narabikoze kandi baraje abavandimwe nubu uri butwumve hari ubita avuga ati nagere kamuriki ari uri buvuga ati kabisa reka ngira ikintu nkora cyane ko ari gukora umugisha ku muntu ngenye okay ugiye nko kuri YouTube yawe nubundi ikiza ziba ziriho ubona ko hari indirimbo zarebwe cyane pe mu mamiliyoni kandi burya zino ndirimbo bajya bavuga zino ndirimbo hari abantu benshi zifasha mu buryo bwo gusenga hari umuntu uba wihebye akumva indirimbo zawe cyane nk'indi ndirimbo yakunzwe bose babireba soka imara inyota izindi nyinshi cyane rwose ufite indirimbo zomora imitima y'abantu niko navuga urumva rero kuba umuntu yakikora ku mufuka akagira ikintu agira ati reka mfashe umuvandimwe ararwaje kandi nawe afite icyo yamfashe kuko nawe indirimbo zawe hari abo zavuye benshi cyane urumva rero ni ibintu byiza cyane abantu baba bagomba kwibuka none Theo wari ukomoje ku ndwara ya madamu uravuga uti ajya kwivuza ariko mutegereje impyiko biteganywa ko ashobora kuzayibona nka ryari ibijyanye n'impyiko nta gihe tuzi nta na randevu ariko azayihabwa n'uyimuharahari nibyo ngibyo reka tubisengere ko wenda bizihuta yego Theo turi kugana ku musozo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko aya masaha yakugendanye umuntu wifuza noneho kugira icyo yafasha ndumva twakongera tukavuga ya nimero yo gufasha nimero yo gufasha nayishyize ahantu hose kuri za TikTok kuri YouTube yego nanjye ndaza kwifina Facebook yanjye barayihakinze barayitwara ntabwo bunjyaho ngo bikunde yego ariko ni 0782 62 69 78 ni nimero iba kuri WhatsApp kuri Momo no kumpamagara yego ariko nakangurira abantu kwandika kuri WhatsApp kuko guhamagara kuko nzitanga ku maradiyo bakaba benshi yego hari igihe ntamenya ngo ninde babaye benshi ariko bakandika ndanagushimiye nawe wankoresheje ikiganiro ngusaba ngo uzagenzure neza mu bintu twavuze yego ntuzagira ikintu ukuramo ubona kidakwiye kuvamo byo bita gukata yego hari ahantu nivugiye ibintu mvuga ati abantu bankunda yego nimubona umuntu unyanga kuko bigaragaje munkunda nubona wandwanirira uburyo bwose warwanamo nawe wakora ikiganiro yego wamuhagarika ukamubwira uti atansiyo uzabikora yego hari umuntu ushimira uvuga uti reka nshimire nk'uko uvuga twenda kugeza kuri ngo hari umuntu w'ingenzi kuri njye wungaka kandi nakagombye kuba andi gushimira umwe se abantu beza barahari b'inyangamugayo b'imfura z'i Rwanda tujye tunabivuga hari imfura ariko z'i Rwanda ndashimira Bishop Dr Masengo Bishop Dr Masengo Foursquare Kimironko yego n'itorero rye ryose yego kuko mu marira yanjye hari ikintu bamfashije yego ndashimira TVT yego nka televiziyo iri mu gihugu kuko bumvisha agahinda kanjye bakagira icyo bamfasha ubwo nahita nongeraho abo nashimiye kera ndashimira Murungi Sabe yego ndashimira Sikovia yego ndashimira Mignone Apotre ubundi mu bantu nakabayishimira ndi bunashimira na Pastor Korodarime yego Pastor Korode bigikubita yarantabarije akora ikiganiro cyiza abantu bakajya bampa amafaranga bakambwira ngo tubyumvishe kwa Pastor Korode hanyuma rero ikiganiro nakoze sinshi ngashima abantu
niyumvemo Yego. cyatumye avuguruza neza Yego. afata urukundo aruhindura urwango Yego. ariko genda mushimira nawe yarantabarije Yego. numvise avuga ngo yari yampaye ngo yanyemereye impyiko yakwemereye impyiko niko ariko avuze. njyewe ntabwo nemera umuntu uvuga impyiko atazi ubwoko bw'amaraso nimba Yego. buhura n'ubwa madamu cyangwa atagiye kwa muganga ngo Yego. bamwemerere ibyo ni amagambo Yego. ababimbwiye ni benshi si ariko Yego. ntacyo dupfa kindi gusa yarambabaje yarakubabaje ariko nawe ubwabyumvishe agomba kubikosora ntabwo ari rwose. ngombwa ko anabyumva nabwiye abafana banjye yego ko bazamfasha abafana ko bazagufasha so reka ngushimire rero umuntu nkunda Yego. nabona umuntu unyanga nawe azamuhunge kuko unyanga nawe yarabanga niko bimeze yego ariko bagomba no guhinduka so reka ngushimire wakoze kubw'umwanya waduhaye wakoze cyane reka ngushimire reka twibutse abantu bose rwose badukurikiranye tugerageze dufatanyize hamwe bibuke no gukora subscribe bageze kuri iyi channel Yego. bibuke kwandika comment batubwira amakuru bibuke gusharinga abantu ngo bumve iki kiganiro Yego. ikiganiro ntabwo kirenze iminsi 3 kiba kirangiye Kiba kirangiye. sharing umuntu uvuga uti ibintu Theo yavuze Yego. kabisangiza abantu Yego. kuri iki kiganiro abantu bazagikunda Yego. murakoze sawa urakoze cyane